ngo ariko ngo benshi mu rubyiruko ngo turi abashomeri. Uyu munsi ngiye kukubwira ikintu wakora ukikura mu bushomeri ari wowe ubyikoreye nta wundi muntu uzaza kugufasha. Inshuti za Sonjera mumeze gute? Niba ari ubwa mbere ugeze hano kora follow, nitwa Sonjera, nkaba mbagira inama zo kwiteza imbere ndetse n'izibindi bintu bitandukanye. Ikintu cya mbere ugiye gukora niba ushaka kwikura mu bushomeri, ugiye kwihangira imirimo. Muri iyi minsi nta muntu uzaza ngo aguhe igishoro, muri iyi minsi nta muntu uzaza ngo agufate ukuboko, we kwifate isunike ugende wihangira imirimo. Uturihangira imirimo gute? Tangira ubucuruzi buto buto. Ushaka kugenda ukajya ucuruza utuntu duke bitewe n'udufaranga ufite. Burya nta muntu utagira amafaranga, ahubwo ingano y'amafaranga niyo ibidutandukanye. Utwo duke ufite duhereho ugenda ushaka ka business watangira gato, nubwo waba ucuruza amagi, nubwo waba uvandereza imyenda nk'abavandere, rimwe na rimwe bakajya bakuvudukana. Wowe genda ushaka akantu wakora muri utwo dufaranga dukeya ufite. Icya kabiri, ugiye gukoresha imbuga nkoranyambaga. Ugiye gufungura YouTube cyangwa se TikTok cyangwa se umenye uburyo uzifunguramo kuko zo mu Rwanda ntizihemba, and then ukajya ubona amafaranga. Fungura YouTube, mfa kuba ufite telefone utitaye ngo telefone yawe ari nziza. Hari uburyo bwinshi umuntu yakoresha, hari uburyo nyankoresha amavideo nkakoresha AI. Ubu mfite YouTube iri abasabu benshi kubera yuko nkora video za AI kandi nicariye aho zigakora kandi zikamama views. Rero hari uburyo wakoresha YouTube cyangwa se izindi social media ukaba wabona amafaranga. Uburyo bwa gatatu ni ukwiga uko wakora ikintu. Shaka udufaranga dukeya ugende wenda wige gusuka cyangwa wige gutera inzara cyangwa wige utuntu nk'utwo dutoya, ugende uko bakora kofi. Ejo uzagenda ushaka akazi ubone amafaranga, ushatse akazi ubonemo igishoro utangire uzo bikorere business. Ikindi ni ukwiga ubumenyi bugezweho. Mu by'ukuri uyu muri iki gihe tugezemo, hari igihe ushobora kwiga ibintu ugasanga ntabwo bigukoreye. Ushobora kwiga graphic design, ushobora kwiga video editing, ushobora kwiga utundi tuntu dusanzwe twa online, ukaba wagenda ukajya editingira umuntu video ziwe akajya kwishyura amafaranga. Nyine ushobora kugira utuntu wiga tukaba twagutuma utera imbere. Ikindi ni ugukoresha ikoranabuhanga. Mu by'ukuri ushobora kuba umufreelancer, ushobora gukora content, ushobora kuba online market ukajya wamamariza abantu cyangwa ukajya wigisha abantu uburyo business zabo zatera imbere ukabonamo amafaranga ugatera imbere. Ikindi gukorana no gushyigikirana. Mu by'ukuri niba uzi ko uzakora wenyine ukaba uzi ko ugiye kuba nyamwigendaho kwishyira hamwe rero mu matsinda, mu makoperative. Hari urabiza amakoperative babaho bakagurizanya amafaranga, mukajya mutanga ngo 1000 ukwezi ngo bakagurizanya amafaranga. Ibyo bifasha kuzamuka. Ikindi ni ugushaka menda cyangwa se abantu bagufasha. Ibyo nabyo ni sawa. Ikindi ni ugushyigikirana ndetse mukaba mwasaba ubufasha leta. Iyo mwishyize hamwe mukajya gusaba leta ubufasha, hari igihe bemera kubafasha. Ikindi ni uguhindura imitekerereze. Mu by'ukuri gutekereza ko uzakora akazi ka leta gusa uribeshya. Gutekereza ko uzabona amafaranga ari uko wakoze akazi uribeshya.